Iyi ni radio yanyu mukunda cyane, radio ya Ruda, radio nziza cyane, radio mu gihugu imaze kwamara ku rwego rw'isi yose. Tubahaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri uyu munsi, tubasuhuza mwa muri hose, aho mwa muri hose mu gihugu ndetse no mu mahanga hose. Tubahaye ikaze ku biganiro byacu tugiye kujyana kuri uyu munsi. Turi kumwe n'abanyamakuru batandukanye b'inzobere bagiye kugenda babagezaho ibintu byinshi bitandukanye. Reka mbaye mugenzi wanjye abanze abasuhuza. Murakoze cyane, mwese turabasuhuje tubifuriza umwaka mushya muhire w'umwaka wa 2019. Mwaramutse neza abanyarwandakazi, tubifurije umwaka mushya muhire nk'abanyamakuru ba Radio Ruda. Uzababere mwiza, uzababere umwaka w'amahoro, uzababere umwaka wo kunezerwa, uzababere umwaka muzabonamo ibyo mwifuza byose. Murakoze. N'abanyamakuru bacu batandukanye rero, ni abanyamakuru bakorera kuri tele benshi uyu munsi baterane hano ku munsi wa bonane biziza umwaka mushya wa 2019, umwaka w'uburyohe, umwaka aho twamaze kumva ijambo rya Perezida wa Repubulika, perezida ku rwego mpuzamahanga, mu gihugu, hanze ndetse n'isi yose nayo ikaba imwifuza ko yaba perezida w'abaperezida bose bo ku isi. Rero uyu mwanya tugiye kuganira, nyuma tubanza kubasuhuza kugira ngo tuganire, kandi aho wadushaka wese adusanga kuri rwa rubuga rwacu ni wa3 Ruda Tike, n'ahandi wadusanga ni Kanombe. Rero mu kanya gato perezida wa Ruda araba yinjiye muri studio nawe, dore ko nawe atajya aryama, aduhoza hafi adutekereza. Mu kanya araba yinjiye muri studio nawe kugira ngo abaganirize byinshi, nubwo avuye hano mu kanya ninjoro, aho twe turi mu gitaramo gikomeye cyane dufungura umwaka wa 2019, aho bamwe bawurasaga, natwe twe tuvuga tuti bye bye, ntuzongere kugaruka wa mwaka, dore ko atujengereje, ariko ukaba umaze kutugeza ku rundi rwego rwiza cyane, ho abaruda tumaze kugera kuri miliyoni zigeze muri 15, kuko mu Rwanda zari 12 no mu mahanga naho 3 zimaze kwiyandikisha kuri uyu munsi wa none. Abandi baruda mu gitondo bazindukiye ku biro bya Ruda aho ikorera, bafata amatike kugira ngo bashoboye kuzinjira mu gitaramo cyo kurahira kwa perezida wa Ruda. Gira ngo ibyo dufite mugenzi wacu wadukurikirana uko byakorwaga nuko byagendaga, ndetse akaba arashoboye no kugenda azenguruka mu gihugu cyose areba uko byifashe, ndetse akaba atari byo gusa n'ibindi bibazo bitandukanye yagiye abonayo, nabyo byose aragenda turamurira kuri izo nkuru zitandukanye. Urakoze cyane, amakuru ni menshi kuri uyu munsi, ibintu byagiye bibaho bitandukanye. Narazengurutse muri iki gihugu, ngera mu duce dutandukanye, cyane cyane hari mu majyepfo, mu karere ka Nyanza, ndamanuka mu karere ka Ruhango, ndaca mu nzira z'imihanda y'icyaro imanuka hepfo yo ku Musamo, ndamanuka ngera muri Ntongwe, nambuka ku Mukungura ahantu bahinga umuceri, ndamanuka mu murenge wa Nyamiyaga, ndakomeza hariya hepfo ku Mugina, ndazamuka ndakata hose. Abaturage bari barimo kwizihiza umwaka mushya, ariko atari uko bishimiye bo barangije, ahubwo ari uko bavuga bati wa mwaka urakagenda uzabone tugize amahirwe turakorokotse, kubera ibibazo ngo byinshi bagiye bahura nabyo bitandukanye batatekerezaga, bari badafitiye ubushobozi, ariko Imana ikabasimbutsa, by'ubukene buteye ubwoba, imisoro mibi cyane yabahangayikishije, basabwe ibyo badafitiye ubushobozi. Buri muntu wese usanga avuga ati sinjye wahera uyu mwaka mbonye ngurokoka. Ibyo nibyo bibazo nazigiye nsanga hariya, ariko ku isonga hari ibibazo wasangaga bafite, bakavuga bati uyu mwaka nubwo turangije ariko itangira ry'amashuri rirageze. Iki kibazo ko tubona tugiye kugongana nacyo, ugasanga buri mubyeyi wese ufite umwana wiga, nashaka yiga mu kiburamwaka cyangwa muri pirimeri, nashaka yiga muri garidiyene cyangwa muri pirimeri n'uwa segonderi, bose bafite amarira angana. Nyamara wareba ugasanga ubundi mu buzima busanzwe mu Rwanda havugwa ko abanyeshuri bigira ubuntu mu myaka ya pirimeri cyangwa se iyo bita 9 cyangwa se hasi aho ngaho muri garidiyene. Ariko nyirizina narababaje nti se ko mbona muhangayitse kandi bizwi ko abanyeshuri ngo bigira ubuntu, ariko politiki yo mu Rwanda imeze, abashinzwe amashuri bavuga cyangwa se n'ubuyobozi, ibintu baratubwira bati reka dusabwa gutanga amafaranga y'ishuri, izina ryose bahimba nuko umunyeshuri agomba kujya gutangira ajyanye amafaranga yo kwishyura. Ibigo bigenda byishyura amafaranga atandukanye, nashaka batari Minerval ko bafite indi zina bayita,
ariko barishyura turahangayitse uburyo tubona amafaranga y'ishuri. Icyo kikaba ikibazo ababyeyi batangiranye uyu mwaka bahangayitse, nyamara isi yose cyangwa amahanga yose cyangwa n'u Rwanda hose bikaba bizwi ko abanyeshuri ngo bigira ubuntu, ariko ni ikibazo kitoroshye. Ikindi kibazo nakunze kubona ni ikibazo cyerekeranye na za mituweli. Icyo kibazo hari umubyeyi umwe wampaye ubuhamya arambwira ati ubu afite umwana w'uruhinja ufite amezi 2. Uwo mubyeyi ajya kubyara ni umubyeyi w'umukene pe, ariko nta mituweli yari afite. Yageze kwa muganga gusa baramukorera ubutabazi bategereje ko yishyura buri bwishyu, bamwambura indangamuntu barayisigarana. Ubwo yaratashye na n'ubu uruhinja rarufite nta kujya kurukingiza, nta cyangombwa, rumaze kugira amezi 2 arenga hafi 3. Umwana urumva ubuzima bayemo, umwana udafata urukingo, utagira gute, utajya kuvuzwa, ibyangombwa bya nyina byarafatiriwe. Ugasanga ni ibibazo byugarije abantu ku rwego rwo hejuru. Mituweli iravuza ubuhuha, abatarazitanze barategekwa kuzitanga ku ntege, kandi yaba ari muzima yaba atari muzima ni itegeko bita ko ari irya leta, nta nubwo bukira ubwisungane, ahubwo ryabaye itegeko ubwisungane umuntu abukora bishaka. Icyo ni ikibazo kivuza ubuhuha muri ibi byaro ahantu nzungurutse. Rero rwose amahirwe kuri uyu munsi nuko dukeka ko turi kumwe n'umuyobozi wa RUDA wazanye politiki idasanzwe mu Rwanda, ugiye gukosora ibyo byose, aragerageza kubasubiza, dore ko nge nabahumurije nk'uko mbizi mu gitabo cy'ingingo 200 za RUDA ko ibyo byose bigomba gukemurwa bigakemuka neza. Nawe araza gushyiraho akadomo abahe mbese umuti wabyo. Nguwo rero umunyamakuru wacu aba bagenda babageraho kugira ngo bafate inkuru. Twabwiye ko twebwe ikiko tukita ikiko, tutajya twitiranya ibintu, ikiri ukuri tukivuga uko kiri, ikibazo tukakivuga uko kiri, kugira ngo dushakire umuti urambye igihugu cyacu cy'u Rwanda. Rero perezida babajije ibibazo bitandukanye, nabona gufata akabiki uri kugenda wandika. Ikibazo cya mbere ni ikibazo kijyanye n'amashuri, amashuri guhera muri gardienne. Hari n'ikindi kibazo atibutse atashyizeho kijyanye no kuba n'ubundi nubwo amafaranga atangwa kuri abanyeshuri barangiza ntibabone imirimo, n'ubundi barabitanga barangiza bakicara. N'ikibazo kijyanye n'ubuzima bw'umuntu mu bijyanye no kwivuza, nacyo kikaba ari ikibazo gikomeye cyane kigoye abantu. Ngira ngo n'umuwa bibibazo ibyo ni bikeya yashoboye kuba yatukugezaho, ariko reka tuguhe umwanya. Mbese 2019 ibyo bibazo bishobora kuba ari cyo ugiye kubikoraho muri uyu mwaka. Birumvikana twese abanyarwanda hamwe nk'ingata igomba kwikorera umuba ikawukura ahantu iwugeza ahandi. Twe turaje rwose, nta bintu byinshi, nta mikino. Ikindi gikomeye cyane rwose, uyu mwaka wa 2019 ugomba kuba umwaka ugomba gufata imyanzuro idasanzwe, kubera ko twagiye twiga inyigo ku yindi ya buri kibazo cy'igihugu. Nk'uko mumaze kuzenguruka igihugu cyose, mumaze gukora isesengura, akarere ku kandi, umurenge ku wundi, akagari ku kandi, umudugudu ku wundi, urugo ku rundi, n'umuntu ku wundi, muzenguruka uturere twose 30 tw'igihugu. Mumaze namwe kwibonera ibibazo kuri tere kw'abantu bahetse imiba y'ibibazo gusa. Bigeze baberekaho umuba w'ibisubizo. Nicyo kibazo bafite gikomeye cyane. Mwe hirya aho mwanyuze hari imiba y'ibisubizo mwabonye usibye ibibazo bafite? Ni imihangayiko gusa, kuko ahubwo barifuza aho ibisubizo byava. Ko ibyo biratangaje. Nanjye hirya no hino aho nanyuze mu turere dutandukanye, nanyuzeyo hose nasanze abantu bafite umuba n'imiba y'ibibazo. Noneho barambaza ngo perezida ko tukwiboneye, perezida nyaperezida tubigenze gute? Banyakiriye babura uko bifata rwose, ukabona umuntu rwose arishimye, yafashe hepfa kubise haruguru, hirya no hino aravuga ndeba nawe ndebera munsi y'urugo, ntacyo mfite. Ariko imisoro ku butaka rwose ni icyorezo, minirivare z'abana rwose ntazo. Ikindi kandi batubwira ko bigira ubuntu, kandi ni amafaranga baratubesha
tekinika babihinduriye inyito ntibakibita minerivare babyita gahimbaza. Ako gahimbaza rero karenze na minerivare ndabarahiye. Icyo kibazo nanone cyaze kuba ikibazo kidasanzwe. Noneho mu gihe biraho baravuga abana babo barangiza amashuri abanza batazi kwandika no gusoma neza, haba mu Kinyarwanda haba mu Cyongereza. Icyo ni ikibazo bangaragarize hirya no hino. Ikindi iyo bageze no muri tronkome cyiciro cya mbere cyayisumbuye, nanone basanga bigasangwa ko batanazi gusoma no kwandika bihagije. Bityo rero ibyo byose tugasanga ari ikibazo. Noneho bakora umuti wo gushakisha ibisubizo mu burezi bakabibura burundu. Noneho bakareba uburere babaha ntabwo bwujuje uturere 30 tugize Repubulika y'u Rwanda. Ugasanga batanga urugero bakavuga umuntu arangiza tronkome atazi kwandika ibaruwa isaba akazi. Gasanga ni ibibazo babaza ntabwo abyumva neza, kuko imyumvire iracyari hasi mu burezi. Ntabwo babahaye ireme n'iremezo ry'uburezi rifite karite idasanzwe, ngo noneho umuntu ajya arebaho gusa ibisubizo byizingire ku ikaramu bitakara ku mpapuro nyinshi. Gusesengura imisesengurire y'ibibazo ntabwo babisesengura neza, ntibaragera ku gipimo cy'abaruda. Noneho niyo mpamvu twabanze kubahamagara kugira ngo tubereke uburyo bazajya bagira ngo bikura ahantu bigeze ahandi. Nabasize mbahaye inshinga, igitabo kikubiyemo inshinga 10,000 mu bihe byibuza 28. Babyige babitondagure. Nabisize no mu gasobanuye mu Cyongereza no mu Kinyarwanda bibafashe. Nagiye mbaha no kuri flash rwose mbasigira igitabo copy original bagende basoma basesengura bumve n'ubusobanuro. Nashyizemo n'agasobanuye nako nagiye mbaha gasobanuye kuri CD. Noneho ndazibaha zose. Ibyo byose bigerageze kubafasha tukunde tutange ireme n'iremezo. Nitubagirira neza dutyo, none nyuma nibabikurikiza babyumvirize basome basobanukirwe, none nezo bundi bazavuga abaruda nibo badukoreye umuti mu gihe abandi bari baradupfunyikiye amazi. Rwose banshimye kubw'iyo ngingo ikomeye cyane ku rwego rw'uburezi. Bambwiye dore umwaka ushize baravuze ngo uburezi bwari bwazamutse ngo ku rwego rwo hejuru rushimishije, noneho ubu rwamanutse kuva kuri 96 bakikubita hasi muri za 80. Urumva uburezi mu Rwanda bwikubise hasi. Noneho kandi benshi barahagaritswe ntibakomeje kwiga. Ugasanga icyo ni ikibazo babuze minerivare barahagarikwa bababuza gukomeza kwiga amashuri abanza n'ayisumbuye. Nuko ubwo urumva ireme ry'uburezi ryatakaye. Icyo nicyo kimenyetso kikwereka nimba ibizamini bya leta bya tronkome byasohotse umubare bagereranyije umubare w'uyu mwaka wamanutse hasi cyane ugereranyije n'ubushize. Ubwo se ireme ryazamutse ry'uburezi cyangwa ryikubise hasi naryo? Icyo ni ikindi gikomeye cyane. Ikindi bahangayikishijwe na minerivare ngo nibaramuka batsinze nk'uko abagize amahirwe, noneho ntibazashobora gukomeza mu cyiciro cya kabiri cyayisumbuye kubera minerivare yigizashwi batateze kubona, kuko no kurangiza ya tronkome hari Imana n'Imana yakoze umuti. Abenshi ntibanayishyuye barayabuze, ni ukuvuga ntibazabona n'ibyo na results zabo ntibazazibona. N'ubundi baraho basa nk'abajugunye ibuye inyuma y'urugo. N'ubundi nta gisubizo bitezeyo, ntabwo batezeyo ibijumba kandi haratakaye ibuye, kandi nta wararira iryo buye ntaho ryamugeze.
bityo rero tuvuye aho ku by'uburezi ni uko bandiriye bambwiye perezida wa rudumva wowe uri mwarimu mpuzamahanga uzadukorera umuti unigishe n'abarimu bacu bose ubigisha ubuhanga nk'ubwanyu bw'abaruda hanyuma bazaba abahanga tuzahige isi yose none u Rwanda tuzarugire Afurika koko n'ubutumwa ngo barabwumvishe bwose nabateye ko Afurika igomba kuba umurwa mukuru w'isi n'u Rwanda rukaba umurwa mukuru wa Afurika tukuyemo imipaka yose bavuze bazashoboye kugera ahantu hose bavuga neza bandika neza basesengura neza basesengure nk'abanyamakuru baruduko basesengura ingingo ku yindi none bakora umuti w'igihugu ubwo mwebwe se na kindi kibazo kuri mituweli mwasanze hirya no hino mituweli n'ubundi biracyari ikibazo kinakomeye cyane si no kwishyurwa n'iyo mituweli nuko n'ubuvuzi butangwa kuri mituweli nabwo ubona budahagije iyo niyo nashakaga ubuvuzi barababwira bati ni ukwivuriza ku buntu kandi nta buntu umuntu aba yabanze gutanga amafaranga ye ibyarangiza amaze kuyatanga ifishi kuyigukorera nayo urayishyura ibyo nacyo ni ikindi cyorezo ntibihagije bakarangiza ngo noneho ngo imiti watonze kuva mu gatondo ugeze saa 12 utarayibona ugeze ku rwego rwo kujya gufata imiti bakakubwira ngo imiti ntihari jya kuyigurira muri farumasi kandi ntibagupfunyikira amafaranga yo kujya kuyigura kandi wowe warabishyuye ayawe icyo ni ikindi kibazo muri mituweli ibyo turaze tubirangize twe akarusha baruda nta n'umwana uzongera kuvurirwa ku buntu utarafata nta mwana uzongera kuvurirwa ku mafaranga bose bazavurirwa ku buntu umwana wese utarafata irangamuntu umuntu azajya yatangira kwishyura amafaranga ya mituweli ari uko abanza gufata irangamuntu bityo rero kugira ngo tuvure abakiri bato bagire amagara meza amagara azira umuze noneho bazagira ubuzima burambye nk'umusoro w'u Rwanda bityo rero ubuvuzi ni uko tuze kubukosora kuko abana ni abantu b'abakene ntibagira munsi ya rugo ntibagira haruguru yaho ngo hari konte muri izo banka zo hirya no hino mu gihugu ni abakene rero tusigasire nirwo Rwanda rw'ejo hazaza tuberere imbuto nziza noneho bazigana ibyo nabo bazabikorera abana babo noneho hari ikindi nibagiwe mwanyibutsa ibyo ari byo byose abantu bari bafite ibyo bibazo numva basubijwe kuko ikibazo cya mituweli uburyo bahangayikishwa no kuzishyura ku ngufu bamara no kuzishyura umuntu yaba arwaye bikabije yakoze accident ajya kwa muganga iyo mituweli nta kintu bikimaze n'ubundi imiti ajya kwigurira usanga n'ubundi nta bitandukaniye nuko yakaba yataratanze iyo mituweli ndumva basubije ibyo nibyo bibazo byari byaraze bizengereje abaturage cyane cyane abo mu ntara bahantu mu byaro n'ahandi kuko usanga nta na mikoro bafite yo kugura niyo mituweli bimusaba kugurisha ihene cyangwa se kugurisha irindi tungo kugira ngo yishyure mituweli byumvikana amatungo magufi n'amaremare barayamaze nasanze koko hirya no hino barayamaze bagenda bigura hirya no hino rwose ni ikibazo n'icyorezo ikibabaze hejuru y'ibyo byose babategeka kwigurira iyo miti nimba ari amaserumu ni yo kubatera bamara kuyagura none bakamutera imwe bamutegetse nk'atatu nk'atanu none bamutera imwe yayandi bakayasigarana yajya gutaha yababwira mu meza serumu zanjye zindi naguza yanjye ku ruhande muri piriviyo muzinsubize nzijyane cyangwa munsubize amafaranga yayo bakanga kumusubiza amafaranga kandi serumu ze bakazitwarira bwerera ko tuhasanze ari akarengane k'ibihekane hirya no hino mu bitaro abanyarwanda n'abanyarwandakazi bagiye kwivuza bakorerwa kandi baratanze ayabo muri mituweli kandi bakongera bakababwira mujye kwivuriza ku mafaranga mwigurire n'amaserumu banayazana bakabatera imwe cyangwa ebyiri zisigaye zose ibitaro bikazisigarana mwe mwumva aho hatarimo akarengane koko birumvikana ko nta karengane ariko niyo mpamvu muhari
Okay, murakoze cyane. Ngenze nka mwarimu mpuzamahanga, mwarimu wabonye akaha n'akahariya hirya no hino impande zose, narazengurutse rwose ndindamira imvi kandi nkajya ngenda na vewiti na hama kugira ngo hirya no hino mu manegeka yose n'ahatari amanegeka nshobore kuhagera, none dukore umuti w'akataraboneka. Niyo mpamvu naje nzanye ikosora rishingiye ku mpamvu nziza nyinshi 200 ku Rwanda, 200 ku rwego rwa Afurika n'ibihumbi 20 ku rwego rw'isi, mu rwego rwo gukora umuti w'igifute. Bityo rero abanyarwandakazi bose mwifate neza kandi mwirinde cyane kandi mukumire bibi kandi muzigame kare, muzigamira n'abana banyu izana babere pansiyo yanyu yejo hazaza muzabakuru, kuko nta muntu uzabitaho. haba twe abaruda tubaye tubagiriye inama hakiri kare, noneho banywaga aya yose bifate bagabanye, wenda bajye banywa amazi, kuko amazi nayo ni soko ry'ubuzima. Kandi rwose umubiri ugizwe n'amazi, ntabwo umubiri ugizwe n'inzoga n'agahiye n'agasembuye. Ariko kubw'umutima wenda uba waragoye umuntu yanywa icupa rimwe akitahira agakora umuti, ariko andi yose muyazigame ku makonti y'ishoramari, muzigame mu ishoramari ritandukanye, ariko ntimukazigame mu nda. Konte zo mu nda ni kure, mu nda harimo abadepite badahaga, bahora bashirwamo imitungo ya rubanda. Iyo nteko rero ntigihaga. Turabashimye cyane ku kiganiro cyiza twagezwagaho n'abanyamakuru bacu batandukanye, ndetse n'umuyobozi mukuru wa RUDA mu Rwanda ndetse no ku rwego mpuzamahanga, akaba yabasuhuzaga ndetse abagezaho byinshi bitandukanye, ababwira ko azanye ikosora kandi ridatera diabete habe na gato, akaba aje kubungabunga ikiremwa muntu ku isi hose kugira ngo kibashe kugira amagara mazima, ari nako agenda kure imipaka muri Afurika kugira ngo Afurika irusheho kuba Afurika y'uburyohe, ariko agenda azana ubutabera bwiza, azana asenya amagereza atandukanye kugira ngo abanyarwanda be kuba mu bihome ndetse n'abandi bo ku isi, ahubwo imbaraga zabo bazikoreshe mu kubaka igihugu, ariko agenda azana iterambere ryo kugura imigabane mu bigo bya leta, kugira ngo umwene gihugu abashe kugira umutungo utubutse, ariko azamura imishara y'abarimu, azamura imishara y'abaganga, imishara y'abasirikari, ariko yita ku bantu bamugaye bafite ikibazo cy'ubumuga ubwo aribwo bwose bwaba ndetse n'ubwo mu mutwe, ndetse yita ku buri kibazo cyose kugira ngo ikiremwa muntu hano ku isi kibashe kugira ubuzima bwiza. Ngona undi rero ni Perezida wa RUDA Barafinda Sekikubo Fred. Uwo nta yindi radio mwumvaga rero ni radio ya RUDA, n'ubundi radio mu minsi mike igiye kwazana na televiziyo nziza cyane. Rero cyo twababwira nuko turi hafi yanyu kandi turabakunda, mugire ibihe byiza, murakoze. Bajye babaza kuri wa3@ruda.tk, naringiye ubwo butumwa nagombaga kubutanga. Ni nomero ya telefone agasaraba 250 783428 Imana ibiteho ibarinde muri uyu mwaka wa 2019, uzatubere umwaka w'ibisubizo gusa aho kuba umwaka w'ibibazo nk'uko bamenyerejwe.